kureba sibyo kureba ibyiringiro biri kure ukibwira kuri umushyitsi n'umwe mukira ngo kandi ngo iyo baza gushaka gusubira iyo bavuye ngo bari bafite uburyo bwo gusubirayo ariko ngo witegereza ukajya gashaka gusubira iki gusobanura iki iyo baza gushaka iyo umuntu akijijwe ugira uburenganzira bwo kubihakana cyangwa ukabikomeza. Gukizwa ntabwo ari ugufatwa ku ngufu. Kwizera Imana uba ufite uburenganzira bwo kuyizera cyangwa ukayihakana. Ngo iyo bagira amahitamo yo kubireka bari gusubiraho bigakunda. Nibyo bigakunda. Abamenyeka ko abantu benshi batajya bahumva twasobanuye neza. Bazamuye kwizera ngo bumva Yesu ari bugaruke mu kanya. Yari yababwiye ati ndaza vuba. Yego Ndaza vuba. Uko niko kuri bari bafite. None niyo mpamvu baramukanyaga ngo Maranata. Bivuze ngo umwami Yesu naza cyangwa umwami Yesu araje. None ibyo byagaragazaga ko bafite tension yo kuvuga ngo Yesu araje. Yesu araje. No bigatuma ibyo bareba atari byo bizereramo ahubwo bizerera mu kuri kw'icyo babwiwe n'umwami. No ngo iyo umuntu yizereye mu kuri kw'icyo Imana yavuze aba afite ubushobozi kubiboneka. Iyo umuntu yizerera mu cy'Imana yavuze kitagaragara kukwizera nukumenya udashidikanya ibyiringirwa ko bitazaba niko kukumenyesha ko ibyo utareba ari iby'ukuri. Oh my God. Hari ikindi kintu kijemo kivuga ngo hari ibintu isi yashyize muri systeme yafunzeho amakode yayo ku buryo umuntu wizera ukuri kw'Imana adashobora kubyagisesinga ikinyoma kitaravayo. Bivuze ngo hari ibintu abanyakuri kw'Imana bashobora kuzarinda bava mu isi hano batabasha kubyaza umusaruro atari uko Imana itabitanze ahubwo ari uko isi yabishyize muri systeme satanike. Kuko buriya hari abantu bahungira ku Uwiteka bahafata nk'ubuhungiro. Ariko hari n'abandi bantu baza ku Mana baje kuyizera kuyishimisha. Abo bantu rero baba batandukanye. Ubwo si nk'abari bazanywe n'imigati muri cya giterane cya Yesu. Ngira ngo iki kiganiro turimo nubwo turi twatangiriye ahantu horoshye ariko kiraremereye. Kiraremereye bitewe nuko iyi mvugo yitwa kwezwa n'ukuri ntabwo ari imvugo yashimisha abantu bose kuko nk'ako kantu kagiye gutuma mvuga ikintu gikomeye. Ubu uyu munsi wa none biragoye cyane kumenya umuntu uje gusenga Imana azanye ikibazo cye ku Mana ngo bitandukanye n'umuntu uje gusenga Imana ari ikibazo kimuzanye ku Mana. Buretse ni ibintu bigoye cyane. Ni babiri. Hari uza gusenga azanye ikibazo ku Mana. Hari n'uza gusenga ari ikibazo kimuzanye. Ese ubundi tukiraho tutarabadefinize. Ubundi haruje neza mwabo. Gusenga niki? Mana ikiganiro cyacu kirazanye ibibazo byinshi cyane. Hajemo indi topic. Umuntu uje gusenga. Reka mbasuze cyane inshuti mudohema kudukurikira mu biganiro bitandukanye tubagezaho buri munsi ko bwije no ko bukeye. Ngiye nitwa Bikemo tumaze kumenyerana no kuri iyi televiziyo. Ngize umugisha rero ukomeye uyu munsi sindi ngenyine cyangwa se ntewe n'ijuru iteka. Ndaza kubasobanurira impamvu y'ayo magambo mvuze nuko uyu munsi twabateguriye indyo yuzuye. Ubundi bavuga ko indyo yuzuye ibigizwe na les aliments protecteurs énergétiques harya n'irihe yindi constricteurs ngo ni ibiryo biba byuzuye. Indyo y'uyu munsi iruzuye ndetse ntiyuzuye gusa ahubwo iruzuye cyane kubwo uyu muntu w'Imana uyu mukozi w'Imana tugiye kubana muri iki kiganiro abazaniye impambi ikomeye y'urugendo. Ndavuga abagenzi ariko bajya mu ijuru ariko kandi n'abatari muri iyo nzira. Iki kiganiro gishobora kuza gutuma muyisangamo mu izina rya Yesu. Nje nitwa Bikemo ninde tugiye kubana muri iki kiganiro. Turi kuri Evangélisez le Monde TV ariko ngira n'abakunzi b'IYOBOKAMANA TV barimo barakurikira kino kiganiro. Reka dutangire twibwira abadukurikiye. Nari ntangiye kubivuga. Uraho neza? Nitwa Musoni Jean Baptiste. Yego. Ndaho ndashima Imana. Imana iduhana umugisha. Umeze neza Musoni? Ndumva nanjye mfite ubwuzu kubw'iki kiganiro ndetse no kubwa bene data nabo. Imana iduhana umugisha. Nta kintu kiza nko gukora ikiganiro ufite ubwuzu bwacyo. Wumva ufite hari ibyo bita nostalgie. Nostalgie y'amatsiko y'ikintu kumva ko ugikeneye mu by'ukuri mu buryo bw'amarangamutima yawe. Yego. Abana b'Imana ngo iyo babaga bateranye ngo inzandiko harya ngo ibitabo byarabumburwaga.
Imana ikabyitaho kandi mu by'ukuri ntabwo bigarukira ku Mana gusa. Yego. Buriya nawe iyo wabanye n'Imana neza birakugarukira. Hari amahoro aza mu mutima. Urakoze cyane. Ndishimye rero mbere na mbere kuba Imana idutije uyu mwuka kugira ngo tuze tuganire n'abantu b'Imana ku nsanganyamatsiko ngiye kubwira abantu mu kanya, kandi nawe ndabona ufite akanyamuneza k'ikiganiro. Ntabwo nkubeshyera. Natangiye mbivuga. Sibanga ntagawe nambonye. Kandi buri umutima w'umuntu bavuze ko akuzuye umutima gasesekara no ku muntu. Wahisha ukomeze mu muntu w'imbere. Kandi uvuze ko gakomeye kandi karumvikana cyane. Nta muntu ushobora guhisha uko ameze imbere mu muntu w'imbere. Okay. Buri ibyo tubamo rero bigaragaza abo turiho. Birumvikana imyanzuro ufatire mu bihe runaka igaragaza icyo ufite muri wowe imbere. Nta muntu ushobora gukora icyo adafite imbere muri we. Nta wakora icyo adafite. Ni Evangeliste Musoni cyangwa Musonera. Ngenda kuvuga Musoni. Ni Musoni Jean Baptiste. Musoni Jean Baptiste. Umukristo muri itorero. Nsengera mu itorero rya DPR. Umurimo ukora nivuga butumwa. Ndumubwiriza butumwa bwiza. Yego. Urakoze cyane Musoni, turakwishimiye cyane. Reka dushyire imbere y'Imana kino kiganiro kugira ngo kiyoborwe n'umwuka wera, kuko nyeshobora kukiyobora nkavangamwe iby'abantu, ariko umwuka wera natuyobora biratuma dutanga icyo umwuka ashaka ko duha abantu. Turagushimiye cyane Mwami Yesu Kristo. Haleluya. Tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye urukundo rwawe no gukomera kwawe. Waraturinze, uratwambika, uratugaburira, none turiho turahumeka umwuka bazima. Ngo icyatumye udusigaza kugeza aya magingo no kugira ngo tugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Ndakwinyize ku bw'iki kiganiro, ku bw'iki gihe, ureke ijambo ryawe rize rikora icyo ryatumwe mu bantu. Ntabwo ari twe turituma, ahubwo ryo rigende rikore icyo ryatumwe mu bantu b'Imana. Urakoze ko tugira neza kandi ukadufasha, ukadukoresha iby'ubutwari. Mu izina rya Yesu Kristo wambwe rimwe tubyambaje, urakoze. Amen. Nkeka ko ari ubwa mbere tugiye kuganira kuri televiziyo, dusanzwe tuganira ni boxe, kandi nemera Imana ikurimo icyo bwa mbere. Yego. No bwa mbere kandi ndagushimiye kuba wemera impano y'Imana. Yego. Wenda no kwemera impano y'Imana indimo. Yego. Ibyo birimo ukuri. Ndayemera. Uravuze ngo birimo ukuri. Kuko hari ukuntu ushobora kuvuga ati ndakwemera. Yego. Kuko uravuze uti nemera impano y'Imana ikurimo. Aho harimo ukuri. Rwose impano y'Imana iri muri wowe ndayemera. Niyo mpamvu navuze ngo abakunzi IYOBOKAMANA TV na Evangélisez le Monde TV, reka mbahe recommendations nziza. Mbarekomande kumva ikintu Imana ashyize muri wowe. Ariko tutarinjira muri topic yacu, umuntu ukurikiye Musoni bwa mbere, dore ko ari n'ubwa mbere tubanye kuri izi televiziyo zombi, Musoni ubundi ni muntu ki? Musoni yahamagawe ute? Urugendo rwe ntago umuntu wende yabivuga byose ngo birangize, ariko hari ibintu by'ingenzi. Ibintu by'ingenzi. Umuhamagaro wanjye watangiye ku bw'ababyeyi, kuko umubyeyi wanjye yarakijijwe guhera muri za 90. Hanyuma namenye ubwenge anjyana mu rusengero. Nta buhamya bw'ibyaha ngo nabaye mu byaha ibi n'ibi mfite, kuko namenye ubwenge. Umubyeyi wanjye mama yaranjyanye mu bintu byo gusenga cyane. Kuva icyo gihe rero kugeza uyu munsi wa none ntabwo nigeze ngira ubu indi mibereho yindi yandi masosiyete yandi mbamo, usibye ayo mu rusengero. Ariko kuko nari muto, iby'umuhamagaro byo natangiye kubyiyumvamo cyane 2006. Nibwo natangiye kumva nabwira abandi ikiri muri jewe, kandi ntangira guhabwa amasezerano akomeye n'Imana ubw'amasengesho, ndetse n'ibindi bihe bigiye bitandukanye. Imana igenda impa umurongo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Hanyuma rero ibigendanye n'imbaraga z'umuhamagaro cyane mu buryo bw'amahishurirwa no kumenya ijambo ry'Imana, byakomeje nkirimo niga segonderi. Yego. Ubwo rero bigeze za 2010 niho nahawe umurongo w'ukuri kuzuye mu bigendanye no kuguma mu muhamagaro w'ivuga butumwa. Kuko nibwo nafashe umwanzuro wo gusenga mbaza Imana niba nshobora gukora ibindi cyangwa nakora ivuga butumwa. Ndibuka ko icyo gihe twakuze amasengesho 6, nari muri groupe y'amasengesho yitwaga Ipfundo ry'Amahoro. Yego.
hanyuma nsaba abandi banyamasengesho ko bamfasha gusengera icyo cyifuzo kugira ngo menye niba koko ivugabutumwa ariyo ari wo murongo washaka kumenya icyo wahamagariwe niba ari cyo kuko icyo gihe twasengeye ahantu bita ku Mukoni i Butare. Ndibuka ko tugeze ku munsi wa 4 nayo ifite ubutumire bwo kujya kubwiriza muri UR hariya, ariko nza ko hari umuyobozi w'amasengesho witwaga Chaine, tujyayo muri uwo mugoroba ariko tugaruka mu cyumba. Tugarutse mu cyumba cy'amasengesho rero tuvuye muri iryo vugabutumwa baramperekeje birumvikana, tugarutse bashyiraho indirimbo yo mu gitabo zino zo muri kantike, bazishyizeho ngira ihishurirwa, hari icyo bitaga maono niyo ariyo yambayeho simbizi, ariko bararirimbye turafashwa dufashijwe. Mbona umuntu araje arantwara arambwira ngo ngushyiriye Yonatani ngo akwigisha umugambi w'Imana ku muntu kuva kuri Aburahamu kugeza uyu munsi wa none, ngo kugira ngo uzabone ibyo uzajya ubwira abantu. Nukuri itoro nari nasageragaho ryari rya Muhima muri ADPR, ariko hari imbaraga zivuga butumwa cyane, hari abavuga butumwa benshi, hari abakozi b'Imana, hari umukozi w'Imana wayoboraga icyumba icyo gihe cyaho witwaga Selemani, yayoboraga kwa mbere, umuhanuzi ukomeye cyane, ari umuntu ufite impano cyane. Rero nahageze numva nkunze ivuga butumwa, ariko mbona ko nkeneye kumenya niba koko ari byo ngomba kubamo. Ibyo rero byanteye ishyaka ryo gusenga. Ubwo rero muri iryo yerekwa nabonye marayika anshira Yonatani, ariko amungejejeho aranyakira, mbona ni umusaza w'inararibonye. Yego, w'inararibonye arambwira ati icara nkwigisha umugambi w'Imana ku muntu. Aranyigisha, nabonaga mbifata, ntabwo nari kwandika, ariko numvaga nyigisha mbifata. Muri icyo cyumba twari twasengeyemo harimo umuntu wazanye telefone irasona. Yego, isonye mpita mvayo. Nsanga baracyaririmba indirimbo yo mu gitabo, mpita mbabwira ibimbayeho, babwira ko ndi kumwe n'umusaza urimo kunyigisha ibintu by'ubwenge, mfite amahoro menshi, mfite umunezero, merewe neza cyane. Barambwira bati ubwo ngubwo igisubizo cy'amasengesho, icyifuzo ufite cyo kubaza Imana niba umurongo uvuga butumwa ari uyu, ubwo gitangiye kuboneka. Abenshi muri bo barabahanuzi, bahita bafata umwanya wo gusenga ngo basobanuze Imana koko ibyo mbonye. Imana rero yampaye umurongo, imbwira ko guhera uwo munsi ninjya nsoma ijambo ryayo ry'Imana nzajya mpishurirwa 3. Ni igitangaza. Isezerano riryoshye. Yarambwiye ngo uzajya uhishurirwa 3 ugisoma ngo kandi nugira ibihe byiza ugakomeza kubana n'Imana mu buryo bwo gusenga, usengera ijambo, ngo uzajya ugera ku mwuzuro, ihishurirwa ryuzuye ngo rigeze kuri 7. Yavuze ayo materime 3 7. Nge sinahise menye ibyari byo, ariko kuko barabahanuzi kandi twari mu mwuka, urumva ku munsi wa 4 dusenga tutarya tutanywa, turi mu bihe byiza, ntabwo harimo gushidikanya, nta gushidikanya kwari kurimo. Imana irambwira ngo kandi nzakwigisha, nzajya ngushakira abo kugushyigikira mu kumenya umugambi wanjye, ibyo nkeneye. Imana irambwira ngo nzakwigisha, nari nzi ko naziga, ariko ntago ari cyo byavugaga kunyigisha mu buryo bwo kunsporta nk'uko duhuye ubu Yonatani, kuko uko byagenda kose hari amahishurirwa adasanzwe ngomba kugira mu gihe cyose ndimo nganirizwa ijambo ry'Imana cyangwa nanjye ndimo ndiganira. Kuva icyo gihe byangendekeye neza, najya nigisha bikagenda neza, abantu bakambwira bati twafashijwe, nkumva nabishyikira, bakongera bakantumira nkongera nkigisha, bakambwira ati twafashijwe, bigenda biza. Uretse ko nyuma naje kwiga n'ubundi ntago byari bisobanuye ko ntaziga teoloji, ariko byari bisobanuye ko Imana izakomeza kugenda inyunganira cyane, ko icyo gihe n'ubundi ntaragera mu buryo bwo kuba nabasha kwiga, ariko uyu munsi byagiye bigenda neza, ariko byunganira impano y'Imana. Umuhamagaro wanjye rero waje gukomera, ugenda neza kuva icyo gihe mpabwa ubwo butumwa kugeza uyu munsi wa none. Umwuka wera ari kumwe nanjye, ntabwo nigeze nsubira inyuma, ntabwo naguye, kandi mu by'ukuri mbyiyumvamo numva umuhamagaro wanjye ukomeje kundyohera, kuko iyo ndi mu bintu byo kuganira ijambo ry'Imana haza amahishurirwa nanjye. Yego, ukira aho ngaho tuninjiramo neza,
amfite nakubonye nagiye nkubona kuri tele mu nsengero ubwiriza ariko njye amfite ngufata nk'umwigisha cyane kurusha kubwiriza wigisha ibintu bigaragara nkaho abandi batinya ntabwo bufite batinya gute uvuga ibintu abantu benshi batinya kwigisha biri mu kuri kwinshi biri mu kuri voilà narimbaje ngo ntabwo bufite ntabwo bafite kubera ko mfite intego nziza mu muhamagaro nakurikiranye urufatiro Yesu yakoresheje mu kubwiriza ubutumwa bwiza kuko yabwirije mu gihe gikomeye ariko Yesaya rero amuvuze ngira ngo 42 asobanura umwuka we uburyo umurongo wawo yaravuze ngo urubingo rusadutse ntazaruvuna aravuga ngo n'urumuri rucumba ntazaruzimya yarimo yisomye 3:6 Yesaya usanga ijambo rivuga ko ngo urubingo rusadutse ngo yari Egiputa ngo ayishingikirizaho ngo yagupfumura ikiganza ubwo urumva yuko yarimo avuga yarimo ahishura ko umurongo wa politike yari icyo gihe atazawuhutaza kandi atazahutaza n'abanyedini urumuri rucumba ubwo rero Yesu ngo yagombaga kugaragaza ukuri gusa ariko adahutaje ibyo asanze ntabwo yahutaje politike cyangwa ngo ahutaze idini hanyuma rero nabonye ari cyo cyitegerezo cyane ngomba kubwiriza icyo umwuka wera arimo ambwira ariko ntawe ntunze urutoki ntabyo nyeganyeje ntabyo nsenye ntabyo mputaje ahubwo ukuri umuntu yumvise akakwizera kandi mu bice byose abakomeye aboroheje abatunzi abakene abimbata n'abumudendezo buri abantu bose bari muri makarasi 6 y'imibereho n'ubuzima ibyiciro biboneka mu byejuru hano igice cya 14 yego ntabwo abantu bakwiriye kugira umwihariko runaka wo kwegera Imana kuruta abandi rero nishatse kubwira ngo ntabwo mba mfite iyo ndi kuvuga ukuri kw'Imana kuko mbazi neza ko ari netre iyo dusomye ibyahishuriwe hano igice cya 13 umurongo wa 16 dusanga ibyiciro by'abantu abakomeye aboroheje abatunzi abakene abumudendezo ndetse n'abimbata ubona ko abantu bose bari mu byiciro bitandatu icyo mwari muvuze rero kigendanye no kuba nagira ubwoba ntago ngira ubwoba sintinya kuko aho mba ntunga urutoki ahubwo mba numva ko ukuri mu byiciro byose gukwiye kwitabwaho hanyuma rero nkumva ko nta bwoba nta mpungenge zindi cyakora njya nkunda kumva ko abantu bakunze kuvuga bati ukuri ntago gukenewe ntago gukunzwe ni kwitabwaho cyane ariko numva ko ukuri kw'Imana ko kurigenga buri umuntu watanze ukuri ashobora gupfa ariko ko kugakomeza kandi ukuri kose kw'Imana niko gukwiye kuvugwa wumva ko bavuga ngo ukuri kose siko bakuvuga ariko kw'Imana ko gukwiye kuvugwa gutyo ngo toute vérité n'est pas bonne à dire iyo migani ni y'abakristo oya ni migani nyine y'isi ariko kandi tukanavuga ko ukuri kw'Imana ntabwo ari uko kuvugwa cyane gusa ahubwo ukuri kw'Imana barakuviva ukuri kw'Imana gukwiye kugirwa ubuzima ntabwo navuga ngo ndavuga ukuri kw'Imana gusa ahubwo barakuviva naho hantu cyane numva impano y'Imana yakunze kwerekeza nk'uko nabihishuriwe nyine ni ukwerekeza ahantu ho mu gusa n'iki ijambo ry'Imana rivuga ukuri kw'Imana baragusa barakuviva barakuba bagira ubuzima bwako hanyuma waba ugiye kugusangiza abandi ukakuvuga urakoze ubwo nyine twinjiye no mu nsanganyamatsiko niba bimeze utyo ukuri ni iki ukuri yego Yesu yagaragaje ukuri ko ariko yavuze ko ukuri ari ubutatu bwera ukuri ni ubutatu bwera ukuri ni kamere y'Imana ukuri ni umucyo ukuri ni imbaraga ariko yo mu buryo bw'umwuka yaravuze ngo Yohana igice cya 17 umurongo wa 17 yaravuze ngo ubereshe ukuri kwezwa n'ukuri ijambo ryawe niryo kuri noneho Yesu nawe yarivuze yaravuze ngo ninjye nzira ninjye kuri ubwo Imana yise umwuka w'ukuri nawe yiyise inzira y'ukuri arangije kandi avuga n'umwuka wera nawe yaravuze ngo niwe mwuka w'ukuri ukomoka kuri data
ntibishoboka ko abisi bamuhabwa ko batamuzi kandi batamurora. Kumva ko umwuka wera nawe ni umwuka w'ukuri. Ngo ngiye kuvuga uburyo ki ukuri kwariko, uburyo ari ubutatu bwera. Aranasobanura, urumva ko yumvikanishije ko ijambo ry'Imana ari umwuka w'ukuri, avuze ko Imana Data ari umwuka w'ukuri, anavuga ko umwuka wera nawe ari umwuka w'ukuri, kandi nawe yivuga ko ari umwuka w'ukuri. Ubwo bose staff y'ubutatu bwera, y'ubumana, kamere y'Imana ni umwuka w'ukuri. Yego. Nituvuga rero ngo ukuri ni iki? Ukuri ni Imana mu butatu bwera n'ijambo ry'Imana. Bose ni umwuka w'ukuri. Umwuka wera ni umwuka w'ukuri, ijambo ry'Imana ni umwuka w'ukuri, Kristo ni umwuka w'ukuri, n'Imana Data ni umwuka w'ukuri. Aho yabivuze mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 23-24, igihe yasangaga wa Musamariya kazi ku mugezi, yaramubwiye ati igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga Data, abo Data ashaka ko bamusenga n'abamusengera mu mwuka no mu kuri. 24 aravuga ngo kuko Imana ari umwuka, n'abayisenga bakwiye kwisengera mu mwuka no mu kuri. Ubwo rero Imana yose ni umwuka w'ukuri, ni ubuzima bw'umucyo, ni umucyo utegerwa. Nituvuga rero ngo ukuri ni iki, tuba tuvuze ko ukuri ari Imana. Ari Imana. Nese ijambo ry'Imana ryo ni iki? Ijambo ry'Imana nyine ni ukuri. Nkuko yabivuze ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ijambo ry'Imana ni ukuri, Kristo ni ukuri, Mwuka wera ni ukuri, Imana ni ukuri. Ariko bose bari mu buryo butaboneshwa amaso. Ubwo nukuvuga ngo nicyo bivuze nyine, bisobanuye ko ukuri ari ubumana. Ukuri ni ubumana. Noneho tukagirana isano n'ubwo bumana ryari. Iyo tubyawe n'Imana natwe duhinduka abantu b'ukuri, duhinduka abantu b'umwuka. Kuko iyo tuvuze ngo Imana Data triangle, Imana Data, Imana Mwana na Mwuka wera, natwe duhita tugirana isano nabo igihe cyose tubyawe n'ijambo ryabo. Kuko ijambo ry'Imana ni urufunguzo. Iyo uryizeye uba winjiye mu bumana, uhabwa kamere y'Imana. Ko Yesu yabwiye Nikodemo mu gice cya 3 cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, yaramubwiye ati rero ikibyawe n'umwuka nacyo ni umwuka, n'ikibyawe n'umubiri nacyo ni umubiri. Aravuga ati rero nk'uko umuyaga uhuha abantu bakumva guhuha kwawo, ariko ntube wamenya aho uva cyangwa aho ujya. Yaravuze ngo niko umuntu wabyawe n'umwuka wese amera. Yego. Urumva ko nawe ababaye umuntu w'umwuka. Dufitanye isano n'ubumana cyangwa ubutatu bwera mu gihe cyose twejejwe twizeye ijambo ry'Imana. Nibyo ridushyira ku kigero cyo kuba abana b'Imana. N'urufunguzo rugukingurira Imana igahita yinjira, Kristo akinjira muri wowe, Mwuka wera akinjira, ugahita uhinduka umuntu w'umwuka ubiheshejwe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko ku rwego rwo kuryizera, aho kuryizera ni ikintu kinini cyane. Kuryizera, iyo wizeye ukuri uhinduka umwana w'ukuri, kurakubyara. Buriya nicyo kintu cyagiye kitubaho n'abandi bantu benshi babashije kuba abakristo. Iyo wumvise ijambo ry'Imana ukuri, wumva utsinzwe. Baravuga bati abasinzi, abasambanyi, ababeshya, abanyabwoba, umugabane wabo ni mu nyanja k'umuriro n'amazuku. Ukumva ibyo bavuze muri byo hari ibyo ufite, ukumvise ukuri, ugahita uvuga uti uku kuri kumbohore, ugaca bugufi. Uti abajura mwavuze ndimo, abasambanyi mwavuze ndimo. Urumva ko ukuri ko bakugize gute? Kandi ntawe gutunze urutoki. Hari ikintu wavuze wasomye aho nshaka kugarukaho cyane, ngo ubereshe ukuri. Kwezwa n'ukuri ni iki? Ni gute kwezwa n'ukuri? Kora gute? Umwanditsi wandikiye itorero ry'Itesalonike mu rwandiko rwe rwa kabiri, igice cya 2 urwa 2:13 b yaho haravuga ngo agakiza gaheshwa no kwezwa. Kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Agakiza gaheshwa no kwezwa, kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Ubwo no kuvuga ngo iyo ijambo rivuze ngo ubereshe ukuri, yego, bisobanuye ko ari cyo twakwita intambwe. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo, wamara kuryumva ukaryizera. Kuryizera rero ni urwego ugeraho rwa promosiyo ya 4. Icyambere, buriya bikemu abantu benshi bavuga ko bizera Imana ariko babyibeshyaho. Yego. Kubera iki? Ushobora kugira umwana w'imyaka 3,
ariko ukaba utabasha kumuha miliyoni y'amafaranga ngo ayatware mu ntoki yajyane kuri butike. Yego. Icyo gihe nubwo umukunda, umuzi, umwemera ari uwawe, uri kuvuga ku kwizera. Ngiye kukubwira uburyo warumbajije uti kwezwa n'ukuri. Kwezwa n'ukuri. Kugira ngo ukuri kukweze bisaba ko ukwizera. None ngiye kukubwira icyitwa intambwe yo kwizera uburyo ki ireme ryayo. Yego. Nuvuga ngo umuntu ashobora kwemera Imana, ashobora kumenya Imana, ashobora gukunda Imana ariko atayizera ngo abishobore. Yego. Nkuko umuntu yagira umwana w'imyaka 3 nari ntangiye kubwira, ariko akaba adashobora kutinyuka kumuha amafaranga menshi ngo yatware mu nzira yanyanyagiza ngo yigumire mu mirimo mu nzu. Nubwo ari uwe akaba amukunda, akaba amwemera, ariko ntabwo yagira gute yamwizera. Abantu benshi bemera Imana, bakunda Imana, barayizi. Yego. Nta n'uwavuga ngo arayirwanya ko ntawe uza utuye ntabwo wayigambanira. Yego. Ariko ikintu kigorana kuyizera, kandi nayo nicyo yasabye. Bigeze kubaza Yesu batari ko se umurimo w'Imana tugire dute ngo dukore umurimo w'Imana? Ari we umurimo w'Imana nuko mwizera uwo yatumye. Urumva kandi kwizera uwo yatumye byanganaga no kwizera ijambo rye, birumvikana. Ikigoranye rero ni ukwizera gusa, kuko iyo umuntu yizeye ukuri arezwa, ahabwa akingurirwa ubumana, akagira n'isano na Kristo, akagira isano n'Imana, akagira isano na Mwuka Wera, agaturwamo n'ubumana, akinguriwe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kukwizera rero niho ruzingiye. Kukwizera reka ngira ngo uko munyurusi wakoma n'ingasire, nshobora nanone kandi kwigira imbere nkavuga uko kwizera uburyo kumera. Iyo umuntu iyo tuvuze ngo kwizera, tuba tuvuze kwemera kwakira ingaruka z'ibyo wemera cyangwa uzi cyangwa ukunda. Nibwo uri ku kigero cyo kubyizera. Kwemera kwakira ingaruka z'ibyo wemera cyangwa ukunda. Kuko niba uriya mwana umuzi umukunda, ariko ukaba utakwemera kwakira ingaruka z'uko ayo mafaranga yajyana ukarekera iyo, biba bisobanuye yuko utamwizera. Imana rero iyo abantu bavuze ngo barayizera, ni igitangaza gikomeye. Mbonye aho abantu bibeshya, banabeshya, kuko abantu bavuga ko bizera Imana ariko batakwemera kujya mu ngaruka z'ukuri kw'Imana. Icyo ni ikinyoma. Ntabwo bari risk take. Uwo waba uri we wese, iyo bigeze ku bintu birimo ingaruka bararometa ibitabo rwose, baritaza. Mperutse kubaza umugabo, ngira ngo muri icyo giterane wari umuvuga, hari umuntu umwe nahagurukije mubaza, yari umugabo mwiza usobanutse, ufite na kontake mu ntoki, bigaragara ko yari afite imodoka. Mubaza niba agenda mu mabisi, arambwira ati hari igihe nyigendamo taxi cyangwa bisi cyangwa ndamubaza none se iyo ugiye kujya mu modoka rusange ubanza kubaza shoferi niba afite perime? Hari na rimwe wigeze ubikora? Ati nta na rimwe. None se ni iki gituma ushobora kujya mu modokari utabajije umuntu niba afite perime, mutariganye, atari umwana wawe, nta handi hantu muzi? Yego. Ukajya mu modoka ugasinzira, iri bwambuka imigezi ikagera yijya, ubiterwa n'iki? Yego. Ndamubaza ni nk'umuntu agutunguye agahagarika iyo modoka akagusohoramo akakubaza ati niki cyatumye ujya muri iyi modoka utazi neza niba uyu muntu afite ibyangombwa? Dusanga ikintu aba yakoresheje ari uko yamwizeye gusa. Voilà. Kuko yaje abona abandi barimo, ufite amahoro, nta kibazo ufite, urasinziriye cyangwa ugiye kuri telefone cyangwa ukoze n'ibindi, utwaye si wowe, kandi ntibivuze ko ufite ikindi kintu washingira uvuga yuko wakwemera kakugeza iyo. Yego. Ariko ako kantu ko kwizera niko gatuma gakuraho connection zindi. Yego. Iyo umuntu avuze ngo nizera Imana, biba bisobanuye ngo akwiriye kuba ari umuntu wemera ingaruka zose z'ukuri kw'Imana. Iyi modoka iduhiritse mu muhanda, njyewe ntabwo ibyo mbyitayeho. Idutaye muri ruhurura, ntacyo bintwaye. Nicyo kintu cyitwa kwizera. Kandi bikemu kwizera ni ukwemera kwakira ingaruka z'ibyo wemera cyangwa uzi cyangwa ukunda. Utaragera ku rwego rwo kwakira ingaruka zabyo, ntabwo uba ubyizera. Uba ufite ikindi mupfana kitari ukwizera. Kuko niba bimeze utyo, kwizera Imana ko abantu kuri ku gipimo kingana. Ntabwo twamezira ngo tuvuge ngo ni igipimo runaka, ariko dukurikije imbuto. Kuko Yesu barayimubajije, baramubaza niba yarimo avuga ku bahanuzi b'ibinyoma, avuga ati uzabwirwa n'iki kuri kuvuga ko, arabwira ati oya,
n'ibintu bibiri. Icya mbere ni impano, ariko icya kabiri ni imbuto. Burya umuntu uvuga ko afite umwuka wera muri we arangwa n'impano ndetse n'imbuto. Imbuto z'umuntu ziragaragara. Ntabwo umuntu yavuga ngo yizera Imana kandi imyanzuro afatira mu bihe bitandukanye igaragaza ko atemera ingaruka z'ukuri. Ubu ntabwo nkunze gutunga urutoki nk'uko nabivuze ku bigendanye n'urufatiro rw'ivugabutumwa nk'uko Yesu yabikoze, ariko byageze ubwo agenda aserura ukuri abwira abafarisayo agira gute, ariko nanjye sinabura kugira icyo mvuga hano. Nakubwira ko bamwe cyangwa benshi mu banyamadini, mu bantu bavuga ko bizera Imana, imyanzuro y'ubuzima n'imibereho uyu munsi wa none yabo igaragaza ko bazi Imana mu bundi buryo, bayemera mu bundi buryo, bayikunda mu bundi buryo, ariko ikigero cyo kuyizera kikaba atari ubuzima bwabo. Yego. Nibyo. Benshi mu banyamadini, kandi mvuga abanyamadini ntuhite wumva umupasitoro cyangwa umupadiri. Ubwo mutuma tuvuza abantu bose bashobora kugendera mu bintu by'Imana ariko batabibarirwamo, batabirimo ku rwego rwo kubyizera, ahubwo barimo mu zindi kubera izindi nyungu zindi. Ubibwirwa n'igihe rero hagize ikibazo kivuka, nibwo imyanzuro yabo ubona ko idashingiye ku kwizera, ahubwo ishingiye ku zindi nyungu zindi. Kuko buriya hari abantu bahungira ku Uwiteka, bahafata nk'ubuhungiro, ariko hari n'abandi bantu baza ku Mana baje kuyizera, kuyishimisha. Abo bantu rero baba batandukanye. Uwaje ashaka ubuhungiro abatandukanye cyane n'uwaje aje kwizera mu buryo bw'umwimerere. Uwaje ahunze n'uwaje aje kwizera Imana, aje kwikorera umurimo imushakaho. Hari ukuntu umuntu aza ku Mana afite ibyo ayishakaho, ariko hari n'ukuntu uza ku Mana ukayiha kugira ngo iyo ibyo igushakaho ari byo bigerwaho. Ubwo si nk'abari abazanywe n'imigati muri cya giterane cya Yesu. Ngira ngo iki kiganiro turimo, nubwo twatangiriye ahantu horoshye, ariko kiraremereye. Kiraremereye bitewe n'uko iyi mvugo yitwa kwezwa n'ukuri ntabwo ari imvugo yashimisha abantu bose, kuko nk'ako kantu kagiye gutuma mvuga ikintu gikomeye. Waruvuze uti si nka bya bindi abantu baje bakurikiye imigati, none yatubuye imigati n'amafi. Ubu uyu munsi wa none biragoye cyane kumenya umuntu uje gusenga Imana azanye ikibazo cye ku Mana ngo bitandukanye n'umuntu uje gusenga Imana ari ikibazo kimuzanye ku Mana. Buretse ni ibintu bigoye cyane. Ni babiri. Hari uza gusenga azanye ikibazo cye ku Mana, hari n'uza gusenga ari ikibazo kimuzanye. Ese ubundi tukiri aho tutarabadefinize, ubundi hari uje neza mwabo gusenga niki? Mana, ikiganiro cyacu kirazanye ibibazo byinshi cyane. Hajemo indi topic. Dufite umuntu uje gusenga azanye ikibazo cye ku Mana, dufite n'undi uje gusenga ikibazo kimuzanye. Sobanura. Nuvuga ngo aba bantu bombi, uje neza nuje azanye ikibazo ari gukizanye, ariko ikibazo kizanye aba nta kura gifite. Buretse kuzanwa n'ikibazo ni gute? Byanditse mu butumwa bwiza bwa Mariko igice cya 4 umurongo wa 18. Yesu yaravuze ngo, avuga umurima w'imbibe nziza n'umurima w'amahwa. Yaravuze ngo iyo amaganya y'isi, ibihendo by'ubutunzi no kurarikira ibintu bibinjiye mu mutima, biniga ijambo ntiryere, biniga ukuri. Nuvuga ngo uyu muntu amaganya yamaze kurusha imbaraga, ibihendo by'ubutunzi no kurarikira ibintu byaramaze kumunetraliza muri we mu bugingo bwe, asigara azi imbere y'Imana atazanywe no gushima Imana no kuyishengera no kuyiha icyubahiro, ahubwo akaza azanywe n'iyo ntimba n'agahinda no gukuka umutima no guhagarika umutima n'ibikomere ndetse n'ibindi. Byo bikamurusha bimujyana aho bishaka. Ariko kandi nituvuga gutyo hazamo n'imbaraga ya Satani y'ikinyoma yo kumubwira ngo ibi bintu urabona bizarangira gute, none bikamurusha imbaraga ku buryo umuntu ashaka kubana n'Imana ko nta kuri yubakiyeho. Yego. Wenda kuko tuzabigarukaho cyane, nagira ngo uyu murongo wumve ko buri ukuri kugira uburyo bubiri. Hari ukuri bita realite, hakabaho n'ukuri bita la verite. Iyo tuvuze realite ni igihe umuntu
asengeshwa n'ibiboneka. Yego. Ariko tuvuze verite ni igihe umuntu asengeshwa n'ukuri kw'Imana kutaboneshwa amaso. Kuko niba umuntu imbere ye hari umusozi umuhagaze imbere akumva yuko uwo musozi ukamuvanamo ibyiringiro, usigara ari umukorodona. Icyo gihe abasengeshwa n'ibiboneka. Ntabwo abagisengera mu mwuka w'ukuri, ahubwo abasengera mu kuri kw'ibiboneka. Ni nayo mpamvu abihagararaho akaba yabigira n'impaka. Ariko iyo umuntu asengera mu mwuka w'ukuri w'ibitaboneka, icyo bita verite, abasengera mu kuri kwaremye ukundi kuri. Kuko umuntu wizera Imana gusa aba ari mu kuri kurema ukundi kuri. Ariko umuntu usenga kubera ibintu gusa, cyangwa amaganya afite cyangwa amarara afite, aba arimo asengera muri expired things. Abasengera mu bintu byamaze gutangazwa biraho. Kuko Imana kuko numva mishuri ibindi bintu raba. Oya katubimariye. Ni ukuvuga ngo ukuri kwiboneka kuba kwarashyizweho n'ukuri kutaboneka. None wowe iyo wizeye ukuri kwiboneka uburi mu bintu bidafite nta kuri ubufite. Nta kuri uburi mu kuri kwarangiye kwakoreshejwe muri source kwakoreshejwe. Yego. Urabona ufashe ikarita uguze karakanuga makarita ya telefone, urashishuye nimero urayikoresheje ugatayihare. Iyo umuntu agatoraguye agashiramo bamubwira ko iyo nimero yagize gute yakoreshejwe. No ngo Imana irarema. Yego. Ibiboneka Imana yarabiremye. Birabujije kwizera ibiboneka. Ahubwo wizera ibitaboneka kugira ngo bizaguhe ibiboneka. Kuko inkomoko y'ibiboneka ni ibitaboneka. Hanyuma Imana iyo yizeye mu buryo udashingiye kubiboneshwa amaso, uba ufite ubushobozi bwo kuzabona ibindi bishya. Pardon, subiramo. Biraryoshye mw'abantu. Iyo wizeye Imana gusa ukizera ukuri kutagaragara, uba ufite uburenganzira bwo kuzahabwa ukuri kugaragara, ukuri kw'ibiboneka. Ariko iyo wizeye mu kuri kw'ibiboneka, uba wizereye mu byarangiye, bitabyarira uryamyeho. Kuko no muri definition yo kwizera bako no kumenya udashidikanya ibyiringiro ko bitazabura kubaho. None uramwanditse w'Abaheburayo 11 yaravuze ngo niko kutumenyesha ko ibyo tutareba, Imana iguhe umugisha, ko ibyo tutareba ari iby'ukuri, les choses invisibles. Kwizera Imana bitumenyesha ko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Nuvuga ngo wowe wizereye mu byo ureba ntabwo uba wizeye Imana, ahubwo wizerera mu bitaboneka, noneho byo bikazaguha ibiboneka mu gihe runaka. Usanga rero abantu Mana yanjye, ntabwo bizera abantu muri societe bizera mu bifatika, bizera mu biboneka. Ubwo rero Mana, iki kiganiro cyakora tuzajya nk'ibice 10. Gusa abo bantu ntitwabarenganya. Ntabwo twabarenganya, ni benshi cyane. Ariko ikigaragaza ko bari abagabo aho mu Baheburayo uri kuvuga ngo uyu yagiye ngo 11:13 haravuga ngo abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, ngo babirebaga nk'ibiri kure ngo bakabyishimira. Ariko hari akantu gakomeye ngira ngo navuze ejo bundi barakandika kuri Zaburi nshya, baravuga ngo umuvugabutumwa ngo watangaje ngo imperuka ngo umunsi izabera. Nari ngeze aho hantu havuga ngo kureba, sibyo, kureba ibyiringiro biri kure ukibwira kuri umushyitsi n'umwe mukira. Ngo kandi ngo iyo baza gushaka gusubira iyo bavuye ngo bari bafite uburyo bwo gusubirayo. Ariko ngo bitegereza ngo ukajya gashaka gusubira iki, gusobanura iki. Iyo baza gushaka iyo umuntu akijijwe ugira uburenganzira bwo kubihakana cyangwa ukabikomeza. Gukizwa ntabwo ari ugufatwa ku ngufu. Kwizera Imana uba ufite uburenganzira bwo kuyizera cyangwa ukayihakana. Ngo iyo bagira amahitamo yo kubireka bari gusubiraho bigakunda. Nibyo bigakunda. Abamenyeka ko abantu benshi batajya bahumva ariko basobanuye neza. Bazamuye kwizera ngo bumva Yesu ari bugaruke mu kanya. Yari yababwiye ati ndaza vuba. Yego. Ndaza vuba. Uko niko kuri bari bafite. None niyo mpamvu baramukanyaga ngo Maranata, bivuze ngo umwami Yesu naza cyangwa umwami Yesu araje. None ibyo byagaragazaga ko bafite tension yo kuvuga ngo Yesu araje. No bigatuma ibyo bareba atari byo bizereramo, ahubwo bizerera mu kuri kw'icyo babwiwe n'umwami. Nuvuga ngo iyo umuntu yizereye mu kuri kw'icyo Imana yavuze aba afite ubushobozi kubiboneka. Iyo umuntu yizerera mu cyo Imana yavuze kitagaragara,
kukwizera nukumenya udashidikanya ibyiringirwa ko bitazaba, niko kukumenyesha ko ibyo utareba ari iby'ukuri. Oh my God. Wizera ko ukuri ufite kuzabyara ibigize gute ibiboneka, ibyo utareba wowe wumva ko bihari. Nicyo cyatumye baguruka biruka batareba n'amasezerano bariya abantu rwose bavuga ngo Imana yatubwiye iki, barabisize ngo barebaga gakondo yabo. Reka tugaruke kuri aka kantu rero yewe ngo niyisi ngo ntiyari kwiye ko bayibavuze. Aka kantu twavuze kuvuga ngo impanda nari ngiye kubikubaza kuri wowe impanda izavuga ryari. Yesu yaravuze ati ndaza vuba. Kandi aravuga ngo nk'uko umunsi w'umujura utungura inzu atiteguye. Yaranabivuze Matayo 25 avuga umugani w'abakobwa 10 ngo nukomeye maso uko mutazi umunsi cyangwa igihe. Yavuze ko araza vuba mukanya. Yesu araza mukanya rero. Mukanya. Nono iyi tansiyo yo mukanya ni yituma umuntu adakora icyaha. Sobanura mukanya. Mukanya ni yituma umuntu ashobora kurinda ava mu mwuka adakoze icyaha. Koma inzara ishobora kubiri bukwice 6:15 ariko ushobora kwiba ukarya. None wenda tuvuga ugeze 5 ugakomeza kwizera ko Imana ishobora no kumanura ibiryo mu ijuru nkuko yahaye Abisiraheli mu butayu manu. Wow. None iminota 15 6:15 zikagera ukizeye Imana mu gihe undi we zigeze yamaze kwiba. Ukabupfuye ukizera. Aha niho akabazo kavutse rero. None se mise numva ikibazo. Uzi ko impamvu abantu babaho mu buzima bwo gusenga ariko ntibahinduke ari uko baplasa Yesu kuzaza kera kilometrage bashize Yesu mu mateka. Kandi we yarivuge ngo ni nk'ubujuru kuza kwa Yesu kubaye guturanye natwe ndi kukumva neza bwa mukanya kuza kwa Yesu bibaye bituranye natwe twahindishwa umushyitsi n'ukuntu kuza kwe bitwegereye, naho abanyantege nkeya bamuplasa ngo azaza. Hari inyigisho bashaka gusobanura ko aje. Hari inyigisho tuzareba yitwa kuba maso. Ndaza vuba yitwa inyigisho tuzareba yitwa kuba maso. Nzavugamo ikintu bita inkomanga, intuition, inkomanga y'umutima. Kuza kwa Yesu. Urumva kugaruka kwa Yesu umuntu ushobora kubitegereza neza yiteguye n'umuntu wagira icyo bita inkomanga y'umutima, intuition. Igice cya gatatu cyo mu gice cy'umwuka w'umuntu kitwa intuition, inkomanga y'umutima ikubwira ngo Yesu araza mukanya. Nicyo cyatuma utiba. Yego. Naho ibindi bintu bindi byose ubona abantu bishigikirijeho birirwa batwaye ibitabo bubitse imitwe nk'imiberanya bambaye amakanzu abantu bamenaguritse biranukubeshya. Kuko ikintu cyatuma udakora ikibi ubu tuvugana nuko uvuga uti Yesu arandeba, nukwiyegereza araza mukanya ndatunga ndi saa 4 nicyo cyonyine saa 4:45 arabageza. Oh my God. Mukanya nkako guhumbya, yavuze mukanya nkako guhumbya. Yasanga ameze ko namaze kwizera ukuri, yasanga ndi mu bitaro ukuri, yasanga ndyamya aha, yasanga nakoye imipataro nayimatse ku gasimari, yasanga. None se mutumishi ahangaho umuntu yavuga ko impamvu ubugome bukomeza kwiyongera, abantu bakora ibyaha, abantu bacirana imanza, abantu bagambana, abantu bakaroga bakagira gute, nuko bafata kuza kwa Yesu bakagushyira kure yabo. Ubwo nicyo byabishatse gusobanura. Nicyo gisubizo. Kandi tukanavuga ko umuntu wese ufite iyi myizerere yo gushyira Yesu kure birenze mukanya wese ntabwo ajya mu ijuru. Nakumvise umuntu wese dusubiremo ngo umuntu wese ufite imitekerereze cyangwa imyizero kuvuga ngo Yesu azaza igihe runaka atabiteganya mukanya wese afite ikibazo, kuko ubugingo buhoraho ashobora kuzanyurana nabwo, kuko ntabwo abura gukora ibira byose umukozi w'Imana arimavuga arabikora. Imbaraga ishobora gutuma Yesu atuye kure ye, imbaraga ishobora gutuma ukiranuka kuri hano mwisi nukumva ko Yesu aza mukanya nta kindi. Oh my God. Reka tugende. Nicyo intumwa n'abigishwa bakoresheje, nicyo itorero rya mbere ryakoreshaga, nta kindi. Mu gihe cyose tutarumva akakantu ko mukanya, ubundi mukanya nta minota ihaba. Nawe yaravuze ngo dore ndaza. Ndaza ni present continuous tense, sibyo? Yes, ni continuous, yes. Ni present continuous tense. Vuba ndaza ni mukanya. Urumva umukobwa bano bakobwa bishingira
cyangwa umuntu wese wakora ikosa. Ntago waba uteganya ko ubukwe buri mu kanya ngo umuntu agushuke wemere. Baba bari kukwambika, baba bagushagaye, waba urinzwe cyane kuko ubukwe buri ryari buri mu kanya. Iyo wumvise iyi tansiyo yo mu kanya rero ituma hari ibintu bitakurusha iki imbaraga. Wemera kujya mu ngaruka z'ibyo wizera kuko ufite Yesu, uramwumva ko ari buze mu kanya. Nigeze gusura abanyeshuri bamwe muri kaminuza mu minsi ishize, nsanga bafite ikibazo ngo cyo gukopera. Ndabwira rwose ni mutuze. Umunsi bashyize kamera muri sare, wumva ko hari ijisho riri kukureba, uvuga uti ndanyeganyega ifotora amatwi, inkota zuza yicaye, uzakora ibyo uzi kuko kamera igize gute irimo irakureba. Mu gihe cyose abarokore, abantu bavuga ko bizera Imana, batumva ko Imana iri kubareba, iri jisho ryapfuye mu bantu, ni abanyabyaha nk'abandi bose. Nta kindi cyakugarura rwose bike muri iki gihe turimo, aho ubuzima n'imibereho bigeze, uko isi imeze uyu munsi wa none. Nta kindi kintu cyaho umugabo gukiranuka uyu munsi wa none usibye kuvuga ngo Yesu araza mu kanya. Nta kindi cyaho umugore, nta cyaho umurubyiruko, nta cyaho umupasitori, nta cyaho umushumba, nta cyaho umudiyakoni, nta kindi cyaguha gukiranuka ubu usibye kumva ko Yesu aje. Doke no guturana n'imirindi y'Imana. Akindi muso niba bimeze utyo, niye mpamvu ituma abantu batagendera mu kuri. Impamvu abantu batagendera mu kuri iya mbere n'imbaraga ya Satani. Ariko imbaraga ya Satani ikagira amashami, ikaberekeza mu kintu cyitwa kwanga ingaruka z'ukuri. Yego. Ikaberekeza ahantu ha kabiri hitwa gukunda inyungu z'ikinyoma. Gukunda inyungu z'ikinyoma, gutinya ingaruka z'ukuri. Kandi kirazigira. Ikinyoma nyine kigira inyungu. Ikinyoma kizenguruka isi, ukuri gufunga rase y'inkweto. Pardon? Kiba kivuyeyo. Ikinyoma kizenguruka isi, ukuri kugifunga rase y'inkweto kutarahaguruka. Bishaka kuvuga iki? Mwigisha dusobanurire. Nukuvuga ngo sibyo? Wenda tutihuse cyane. Siko tuzabigarukaho. Tuzabigarukaho. Ariko hari umwami ngo washatse kureba uwo azasigira ubwami aramubura. Yego. Asaba abacurabwenge ko bamushakira abantu b'inyangamugayo ngo bazana abantu 12. Bivuga nihuta kubera umwanya, ngo hanyuma abarebye abona ntiyapfa kubizera, abakoresha ikizamini ngo azana imbuto, abaha imbuto arabwira ati mugende muzitere, abo zizera neza muzaze, uzarusha abandi kweza neza nzamugororera, niwe uzayobora, niwe nzaho ubuyobozi. Umwami abaha imbuto. Abaha imbuto, baragenda barazitera bose. Gahunda yari ukureba uzarusha abandi kweza. Abaha imbuto. Hanyuma igihe cyo kumurika umwero, baraza baramurika, habonekamo umwe zanze kumera, abandi bose zarameze. None uwo ngo zanze kumera mubaza impamvu, aramubwira ati nyakubahwa narateye narawuhiye ntako ntageze ariko byaranze. Noneho abandi bose barabadimire, biba byiza cyane. Ariko umwami baramaze kumurika bose, arababwira ati uyu zanze kumera niwe mpaye ubuyobozi. Batise kubera iki uwo utagaragaje umusaruro hari we barajujuja. Umwami ati byo nkoze ndabizi, mwese nabahaye imbuto zitetse zidashobora kumera, ziri enerite izumye zitetse zapfuye, nzibaha mbizi. Yararishwa ko imbuto atanze zitamera, ariko yashakaga inyanga mugayo. Ngo nuko arangije kuzibaha, bo bateye icyumweru gishize babonye zitameze, baratekinika bashaka izindi baratera. None aravuga ati uyu nguyu wagumanye umwimere w'ibyo namuhaye niwe nyanga mugayo. Aha rero nko muri cya giterane narahageze mbaza abantu nti amazu mufite mwayakuye, bizinesi ufite y'amezi 6 imeze nk'icyobo cy'igihumyo, uyu ni umugabo w'ijambo ry'Imana. Buri wese nahere ku nkweto yambaye agere ku musatsi arebe niba nta kinyoma yambaye. Ijambo ry'Imana ni inkota ityaye. Urumva byavuye he? Ni ngo abantu bananiwe kwakira ingaruka z'ukuri. Twari turi kukano kavuga ngo ikinyoma kiba kivuyeyo, ukuri kugifunga rasa y'inkweto. Ushobora gutinda gukira ariko ubayeho mu buzima bw'iki bw'ukuri. Subiramo. Ushobora gutinda gukira ariko ubayeho ubuzima bw'iki bw'ukuri. Abandi bariba, abandi barasafarisifiya, bagira gute? Wowe ntubikora, baratekinika, bazanye izindi imbuto bakazisimbuza. Umwimerere barawuretse, urumvije wowe ukabona usigara inyuma. Yego. Aha mageze ndatangariza umuntu wese ukizeye ukuri ngo humura. Humura, gumana n'Imana, uzabona umusaruro w'ubugingo buhoraho.
kuko urumva abantu bararangaye, abantu bakize, abantu bagiye imbere, ariko nabajura franchement bariba, nabicanyi baragambana. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ko tudakwiye kwifuza iby'inkozi z'ibibi. Ubu ngubu abantu benshi bari kuvuga ngo abantu ngo barahiriwe, ngo turabanye mu gisango nabafite uzibara bikuye he? Ninduhiriwe uzibara bikuye he? Audite yabo record zabo urazizi. Uretse kuvuga ngo babonye bari mu modoka, hoya yavuye he nyine? Rero ukuri gufunga rase, ikinyoma kikazenguruka kikaba kivuyeyo. Ushobora gutinda, ushobora kuba ukirimo uwumvikana n'ukuri kw'Imana, ugasanga abandi hari aho bagize gute bavuye. Kandi mukozi w'Imana kare navuze ngo murutse koma n'ingasire, reka mvuga ukuri n'ubundi oya none se ko byarangiye kandi nawe dutunze urutoki. Nagira ngo rwose mbabwire ko ahangaha tugeze, sibyo? Aha tugeze byumvikane neza ko ubuzima bw'ukuri atari abantu bose bagukiniraho. Yego, ntabwo ari abantu bose, ntabwo ari abantu bazajya mu ijoro, abantu bose rwose abantu bagiye banabimenya. Yego, aha rero aha ndumva reka dube dusobetse kuko ndumva biri kuba byinshi cyane. Hari ikindi kintu kijemo kivuga ngo hari ibintu isi yashyize muri systeme, yafunzeho amakode yayo, ku buryo umuntu wizera ukuri kw'Imana adashobora kubyagisesinga ikinyoma kitaravayo. Yego, bivuze ngo hari ibintu abanyakuri kw'Imana bashobora kuzarinda bava mu isi hano batabasha kubyaza umusaruro, atari uko Imana itabitanze, ahubwo ari uko isi yabishyize muri systeme satanike, bikaba bifite izindi mbaraga zibigose. Ariko nanone mwibuke ko hari ikintu cyitwa amasezerano. Icyo gituma Imana itanga amasezerano, ugasanga Imana ikubwiye ngo uzarya kandi ibiryo yarabiremye mbere y'umuntu. Ibishatse kuvuga ngo hari ikisi zabyomekaho cy'ikiboroke nzabanza kuza kumenagura. Yego, ukumva Imana irakubwiye ngo mwana wanjye ngo uzabyara, kandi ntago abantu bose babyaye Imana igize gute ivuze. Ubwo bishatse kuvuga ngo hari ikinyoma cyaje ku rubyaro gishaka kurufunga kugira ngo utazagera gute utazabyara, ikavuga ko izaza kugomba kurwana ngo iguheshe umwana. Urumvije? Ibyo byose ni imbaraga z'ukuri tuzabera mu kitwa ububasha bw'ukuri mu kuduhesha uburenganzira bw'amasezerano tukiri hano mu isi. Ariko ubundi kwikubitira umuntu wese wizeye ukuri kw'Imana, hari ibintu isi itakwemerera, bibanza ikinyoma kibanza kuzenguruka, ukuri kukitegura kuzabiguhesha. Ndashaka wenda dusoreze ku iki kibazo. Nize ntambwe watera ngo uvuge ukuri kugira dufashe abantu badukurikiye. Intambwe ya mbere ni ukubanza kumenya Imana n'iki kumariye, ngo kubanza kwakira umumaro w'ubugingo, kuzabana n'Imana. Icyo kintu ukabanza ukakimenya, ukavuga ngo mpisemo, ni amahitamo y'ubugingo buhoraho. Iki ni ikintu cya mbere. Mpisemo ubugingo, kuzabana n'Imana iteka. Ayo mahitamo ni intambwe ya mbere utera. Intambwe ya kabiri yego, twarimo tuvuga intambwe umuntu atera kugira ngo ubuzima bw'ukwezwa n'ukuri bube ubuzima bwe. Ya mbere twari tumaze kuyivuga. Iya kabiri ni urwego umuntu ageraho rwo kubasha kwakira ingaruka zizanwa n'ibyo yizera. Aba ari intambwe ikomeye cyane, kwemera kuzibukira inyungu no kwemera kwakira ingaruka zaba mbi cyangwa zaba nziza. Ubundi ni intambwe nyinshi, ariko reka tuvuge 3. Iya gatatu ni urwego ugeraho rwo kwitoza, guhora usuzuma ukumva niba uri gufata iri kodi arekutera afite mu matwi kugira ngo yumve ko hari wava ku murongo. Uru rwego rwo gukomeza kwitoza kumva niba ukuri kugisona ku rwego uri muzima. Burerega umuntu ufite ukuri, iyo umujombye urushinge urabimenya, ariko uwo kwapfubye umujombye urushinge nawe ugira gute urabimenya. Buriya niho Ezekiel yavuze ngo abona amazi atemba ava mu rusengero, yaravuze ngo aya mazi ngo yayinjiyemo ngabona agize mu bugomba mbari, bongeye imikono igihumbi, agenda azamuka mu mavi agera mu rukenyero ageraho amurengera. Buriya uko umuntu agenda yizera ukuri niko agenda aganzwa nako. Nicyo ubundi bita gusenderezwa cyangwa kubatizwa mu mwuka wera, ni ukuganzwa n'ukuri, ku buryo igihe ugiye kuvuga icyo Imana ishaka utatinya kukivuga ngo udapfa, ahubwo ukivuga ubwenge bukagaruka nyuma Imana yamaze kubona umusaruro. Nicyo cyatumye ururimi cyatumye Imana itanga
itangiriro ry'ubutumwa bwiza kubigishwa n'intumwa batangiye bavuga indimi kwari ukugira ngo batavuga ibya kamere zabo buzujwe umwuka wera batakaza controle y'ikintu bita umuco w'iwabo batangira kuvuga mu ndimi z'iwabo icyo tumye abana bato babasha guhangara bakuze bababwira ko ari abasambanya ari abajura ari abicanyi ari inkozi z'ibibi bari ibiryo by'imfubyi ari abana bato nuvuga ngo kuri kwari abaganje bakuvuga mu buryo batabasha no gukontrola n'ururimi rwabo bavuga mu ndimi z'ahandi rwa n'ururimi rw'ukuri n'ururimi rw'ivuga butumwa nicyo gituma iyi ni intambwe ikomeye cyane yo kwitoza gusenga cyane kwemerera Imana kugira ngo ikubatize uganzwe n'ukuri ujye uvuga iby'Imana ishaka aho kuvuga ibyo kamere y'iwanyu ikubwiye ujye uvuga iby'Imana ishaka aho kuvuga iby'ubwoba bukubwiye ujye uvuga iby'Imana ishaka aho kuvuga iby'inyungu zawe ziyerekejeho ubeho ubuzima bungana n'inyungu z'ukuri z'Imana ubu uri umuntu utari mpemuke ndamuke ubu uri umuntu uvuga ngo icyo Imana ishaka niba cyabayeho njyewe ibyanjye biraza nyuma aba nibo bizera nyakuri haleluya babwirije ubutumwa bwiza natwe tubona agakiza ntago bari abagwirinda Paulo niko yavuze yaravuze ati ariko hari abantu bagwirinda aravuga ngo Imana yabo ninde n'abantu bahoza umutima ku by'isi yaravuze ngo abantu bazacirwaho iteka iherezo ryabo no kurimbuka kuko ntibemera kujya mu ngaruka z'ukuri ngo bitoze ubwo buzima babe trained mu cyitwa kubana n'ukuri kw'Imana basoza umugambi w'Imana rero tuzareba byinshi dusubike tuzabireba ubutaha nakubwiye ngo tuzagira ibice byinshi by'iki kiganiro tuzavuga ku ngaruka z'ukuri tuzidevelope cyane tuvuga uburyo ukuri success yako ni iyihe intsinzi y'ukuri ni iyihe dutegereje urumva duhishure n'ibintu abantu bubakiyeho biyita abakristo bitari ukuri kugira ngo niba ngombwa tunabisenye niba bashaka kuba abana b'ubugingo koko nibyo bizaba bigize igice cyacu cya kabiri cy'iki kiganiro musoni ndagushimiye cyane kubw'uyu mwanya utanze ikiganiro cyari kiryoshye ariko urabona n'abari kubireba barabona ko ikirere cyangiritse ariko tubapromisinze ko tuzajya duhorana mu biganiro byinshi bitandukanye bitanga ukuri kw'Imana kutari uko abantu tuzavuga n'amoko y'ukuri tuzavuga n'amoko y'ukuri ugiye rero guhita usengera abantu b'Imana bari badukurikiye ubasengera uko umwuka wera koriyanta gusa urakoze mwami Yesu ko utwemereye kumva ijambo ryawe tukiri hano mu isi kuko isi yubatse byinshi bitari ukuri ariko ukatwemerera kuba umucyo kandi tugatangariza n'abandi ukuri kw'ijambo ryawe turagushimiye ko utwemereye rero tugiriye ubuntu kugira ngo tubashe kumva ibi kandi tubiganireho na bene data nuko turagushimiye tugusabye imbaraga tugusabye amavuta tugusabye ibyiringiro tugusabye ubushobozi haleluya bwo gusohoza umugambi wawe ubwo tuzongera kubonana tuzagushimira dufite amahoro kandi tukizeye ukuri kw'ijambo ryawe ari twebwe ubwacu abene data badukurikiye twebwe twese tugirirwe neza n'Imana kandi ukomeze kutubungabungira ubugingo Uwiteka kugira ngo tutava mu murongo w'ukuri ugugaruka mu kanya nk'ako guhumbya utunguranye cyane nk'uko umunsi w'umujura utungura nyirinzu haleluya ugasanga tukiri maso tukiteguye mwami ibi ngibi tuzabigushimira tuzahora twishimiye amavuta n'ubuzima tuzahora twishimiye ibyishimo by'ubugingo buhoraho waduhereye muri Kristo Yesu icyubahiro giharirwa Imana data wa twese mu izina ryiza ry'umucunguzi wacu Yesu amina.